MTN ikabasubiza akabona kuba serviwe na service zari zisigaye cyangwa ni hahandi havaho imitangire itanoze ya service ku barwayi bashobora kumara amasaha 10 mobile money ibyo koko turazikoresha ariko kandi hari amategeko tutashoboye kubahiriza nkuko ni byagarutsweho ubwo ibitaro bya Muhima byatangaga ibisobanuro imbere ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta PAC mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasesenguwe n'abadepite bagize PAC basanze momo code z'ibitaro bya Muhima zikurwaho amafaranga ariko ntihagaragare ibisobanuro by'aho ayo mafaranga ajya. Gusa umuyobozi ushinzwe imari muri ibi bitaro bya Muhima yavuze ko ari MTN yayakuragaho itababwiye ikayaha abantu bayihamagara bayibwira ko bayayobereje kuri iyi kode y'ibitaro. Twarabigenzuye ntabwo yakuweho n'abakozi bo mu bitaro, nta nubwo nazo twayakuyeho, ahubwo ni MTN yagiye yakuraho bitewe nuko murabizi abantu bakoresha kode ni benshi, si ibitaro gusa. Umuntu yajya nko ku isoko yakwishyura yakwibeshya abona yashyize kuri kode y'ibitaro agahita ahamagara muri MTN ikayamusubiza nta provo y'ibitaro, ubwo bakabagiye muri konti yacu barayamusubije. Iba ariko siko biri mu mboni za Claude, umukozi w'ibiro by'umugenzuzi mukuru imari ya leta, wabinyomoje agira ati natwe dutunze amatelefone tujya twakira amafaranga yayobejwe ariko MTN ntigiye atanga itabanje kutubaza. Ni nyuma yaho dafu ibitaro bya Muhima yaravuze ko hari n'abaturage bajya guhaha muri supermarché bakisanga amafaranga bayohereje kuri kode z'ibitaro. MTN hari amafaranga yari yagikora kuri kode zacu ikayasubiza abakiriya nabo bagiye bayobesherezaho, kubera ko yabagara amafaranga yabeshejwe cyangwa se ari umuntu wibeshya akatwishyura, kuko yigeze atwishyura ejo ariko akatwishyura n'ibindi bintu yaragiye guhaha ahandi hantu bitari service twebwe twamuhaye. Kuri ayo mafaranga yagiye ava kuri kode y'ibitaro, kuba ari amafaranga yobye byo ntabwo ari byo, kubera ko ni ibintu buri mukiriya wese wize telecommunication companies azi, ntabwo bashobora gusubiza amafaranga batabajije nyiri kode cyangwa nyiri nimero. Abadepite bavuze ko bitumvikana neza kuko muri raporo bigaragara ko hari n'abajya basubizwa aya mafaranga inshuro zirenze ebyiri. Ati ni gute umuntu yakwibeshya rimwe kabiri gatatu. No muri liste y'abantu basubizwa amafaranga hari amazina agenda agaruka, wenda se umuntu akaba yakwibaza ati ubwo ni umuntu wongeye akayobesha aya mafaranga biba byagenze bite. Bikarinda kubonwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Namwareka mu guhuza ibitabo byanyu muri reconciliation, mwakagombye kuba mubona aya mafaranga aza mukabona yuko azabicira comptabilité, akaba ari mwe mwabikurikiranyeho kugira ngo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bari wo bibona. Aho rero ibyo bikorwa ku bitaro gusa ko twiyo tuyayobeje batayadusubiza. Ni umwihariko kuri kode z'ibigo bya leta. Ntabwo namenye exactly ahandi kuntu bikorwa. Mugisha Steven uyobora ibitaro bya Muhima yabwiye abadepite ko ubu hariho gukorana na MTN kugira ngo hitabwe ku mafaranga yakirwa kuri kode z'ibitaro, bityo azajya avaho hazajya haba habanje kubaho gukorana kw'ubuyobozi bw'ibitaro ndetse na MTN, kandi mu buryo bw'inyandiko atari uguhamagarana gusa. No kuvuga yuko iyo umuntu yibeshya agashyira amafaranga cyangwa yayayobeje kuri momo code aratwandikira ariko akabinotifyinga MTN, noneho umukiriya akavugana na MTN ikatwandikira urupapuro rwemeza yuko ayo mafaranga botoriza yuko noneho yasubizwa umukiriya. Ni hospital noneho isigaye yasubiza abakiriya, ntabwo ari MTN isigaye yakuraho. Byarakosowe. Ibarushimwe biwo Kikave Christian, BTN TV i Kigali.